ibice 5 turahera ku murongo wa 12 usike kwa 20. Handitse ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Amategeko ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Cyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu basuraga uwajyaga kuzaza. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka, na iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi no gutsindishirizwa. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira k'umwe kuzatera ko abenshi baba bakiranutsi. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bikwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu, abe ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Sitefa 21 ni iki gice kirangirira. Iki gice cyane cyane imirongo dusomye yibanda ku bwami bubiri. Ubwami ni uburyo bw'imitegekere cyangwa bw'imiyoborere, aho uba ayoboye nyine ari umwami. Ikindi tuzi ku mwami ni uko ijambo rye cyangwa se uburyo ayobora bugendana n'ijambo gusa, ko ntabwo akoresha amaboko ye cyangwa se ikindi kintu uretse gutegeka, kuko mu bwami bwe aba afite ubushobozi bwose bw'uko cyavuze gikorwa. Ukeneye ko baba bafite ubushobozi n'ubutware bwose muri ubwo bwami. Rero turabona mu bwami bw'uburyo bubiri. Hari ubwami bw'urupfu bwatangijwe na Adamu, cyangwa se bwatangiriye muri Adamu, biri mu Adamu wa mbere. Ariko ikavuga no kuri Adamu wagombaga kuza wundi wa kabiri. Ariko icyo tugomba kumvamo hano ni uburyo ubwami bumwe busumba ubundi, cyangwa se ni amahitamo dukeneye gukora, tukamenya ngo ese ni ubuhe bwami dukwiriye kubamo cyangwa se guhitamo. Kubera ko twisanze mu bwami Bibiliya yita ngo ni ubwami bw'umwijima, ariko Imana ishaka kudukiza ngo idukure muri ubwo bwami.
Ikibabaje ni uko abantu uko batinda mu mwijima bagira ngo nawo ni mucyo, ariko kubera ko twawuvukiyemo ntabwo dutekereza ko kuwubamo ari ikibazo. Abantu babitekereza ni ubuntu bw'Imana baba bahuye nabwo. Mu gitabo cy'Abakolosayi umurongo wa 12 w'igice cya mbere uvuga ngo mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo, niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana w'akundwa. Kugira ngo ukire ni uko ubanza kumenya ko urwaye, hanyuma ugashaka umuvuzi. Yesu yaravuze ngo abazima si bo bashaka umuvuzi keretse abarwayi. Iyo utaramenya ikibazo nta nubwo wakibona ari igisubizo. Akenshi umuntu yumva atameze neza yihutira kujya kwa muganga, muganga akamusuzuma. Gusa hari igihe isuzuma rigorana, muganga ntabashe gusobanukirwa uburwayi bw'umuntu kugeza aho amwandikira ibindi bizami bitandukanye nko guca mu cyuma n'ibindi. Twebwe rero inyokomuntu twavukiye mu bwami bw'umwijima, tubukuriramo kugeza n'aho tudashobora kumenya ko ibyo ubwabyo ari ikibazo. Niyo mpamvu bivuga ngo amategeko ataratanga icyaha cyahozeho mu isi. Amategeko yaje mu gihe cya Mose, hari nyuma y'imyaka 430 Aburahamu abayeho. Ibyo mushaka gusoma mu Bagalatiya ibice 3. Ariko muri iyo myaka yose 430 na mbere yayo, ntabwo Imana yigeze ishaka abantu bayisanga biciye mu mategeko, kubera ko yari ibizi ko umuntu nta ruhare yagize mu kuba mu bwami yisanzemo cyangwa se yavukiyemo. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo uko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose. Ubu bwami ni ikintu twisanzemo, ni ikintu abantu bisanzemo. Bivuga ngo icya mbere, ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rugera ku bantu bose kubera ibyo byaha. Uko niko umuntu yatangiye kubaho mu bwami bw'umwijima cyangwa se bw'icyaha. Rero kuva icyo gihe biravuga ngo uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwicaga abantu rugatwara ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu. Cyakora biri kongera ko yasuraga uwagombaga kuzaza. Rero urupfu rumaze kwimirwa mu buzima bw'abantu kubera ibyaha, abantu babayeho igihe kinini nta kindi bazi uretse ubwami bw'urupfu. Niyo mpamvu ubuzima bw'abantu bwari bubi cyane, ariko birivuga ko nubwo Adamu yabayeho akukuza abantu icyaha, Imana yari yarateguye impano. Ko mu murongo wa 15 baravuga ngo ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi ku rupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu we ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi.
mu bantu bamaze kwimikanwa n'urupfu cyangwa se kubaho mu bwami bw'urupfu, biragoye ubundi no kubagirira ubuntu kubera ko si abantu benshi bemera iby'ubuntu. Umuntu ushaka kumuha ikintu ntacyemere kubera ko nta cyizere abantu bagirira iby'ubuntu. N'uyu munsi uzasanga hari abo ubwira iby'ubuntu bwa Yesu Kristo bakagutera utwatsi ko ubwo urashaka ko twicarira tureke gukora. Umuntu rero bisa naho akoze mu gukora, niyo mpamvu usanga iyo umubwiye iby'ubuntu ntabwo abiha agaciro. Gusa ibyo byose bifite inkomoko n'ubundi mu kibi, mu kuba umuntu yarangiritse ndetse adashobora kwizerwa. Gusa abantu bose ni banyamwuga, buri wese aba afite icyo ashaka kimuha inyungu. Rero bituma n'iyo haje ikintu cy'ubuntu umuntu aba agomba kugira amakenga kuko nta muntu ushobora kugirira undi ubuntu. Ariko ikibazo ni uko n'abantu bagezeho n'ubuntu bw'Imana nabwo babuca amazi, babusuzugura. Nyamara Imana yo yari yaragambiriye kutugirira ubuntu. Birivuga mu murongo wa 16 ngo iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe. Kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka, iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi mu gutsindishirizwa. Kubera ko ubwo igicumuro kimwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Mu by'ukuri nubwo abantu bagiye bagerageza gukorera Imana cyangwa se kuyegera binyuze mu mategeko, nta muntu wigeze abasha kubona Imana cyangwa se kuyinezeza binyuze mu bikorwa bye, kubera ko ntabwo ushobora kuba uri mu bwami bundi ufite undi muntu ukuyobora ubashe kunezeza undi mwana. Mu gitabo cya Yosuwa tubonamo Rahabu wari waravukiye i Yeriko, akorera mu bwami bw'umwami w'i Yeriko. Ariko igihe kimwe yumvishe inkuru amenya ko hari Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaremye abantu bose, ifite ubutware ku kintu cyose. Yumva inkuru z'uburyo iyo Mana yafashije Abisirayeli, yagendanye nabo, yakoranye nabo, ndetse n'uburyo ahantu hose bagiye baca Imana yagiye ibarwanirira. Ubwo yabonaga abo batasi, yari yarumvise izo nkuru z'Uwiteka, aravuga ati kugira ngo nzabashe kubaho cyangwa kurokoka, ni uko nitandukanya n'umwami wanjye usanzwe. Nibwo yahisemo kwifatanya n'abo batasi, yitandukanya n'umwami w'i Yeriko. Aravuga ati numvise inkuru zanyu twese zaduteye ubwoba, niyo mpamvu nahisemo kwizera Imana yanyu. Icyamubayeho koko yaje kurokoka arakira kubwo kwizera iyo Mana. Biravuga ngo rero igicumuro cy'umwe cyateye urupfu cyangwa se kwimikwa mu rupfu, ariko hari n'impano isesekaye, impano yo gukiranuka ihabwa abantu kugira ngo bimikanwe cyangwa se bimikwe mu bugingo, bimikanwe n'Umwami Yesu Kristo.
umurongo wa 10 aravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Pawulo yakomeje gusobanura ibi bintu mu buryo burambuye kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ngo Imana ntabwo yigeze ishaka ko abantu bakiranuka biciye mu mategeko cyangwa se mu bikorwa umuntu yakora, ahubwo yahisemo kubaha gukiranuka nk'impano biciye mu muntu ari we Yesu Kristo. Ikibabaje ni uko na n'uyu munsi hari abantu bakigerageza gukiranuka, babikoze ku giti cyabo, nubwo Imana ivuga ko yaduhaye gukiranuka nk'impano. Igitabo cy'Abaroma igice cy'icumi kivuga uburyo amategeko yari igicucu cy'ibyiza byagombaga kuza, nk'uko Adamu yari igicucu cya Adamu w'ukuri wagombaga kuza ari we Yesu Kristo. Mu mategeko rero bivuga ko ntabwo yashoboraga guhesha abantu kwera, ariko Imana yashatse kutweza kandi irabikora. Niyo mpamvu umurongo w'icumi w'icyo gice uvuga ngo kubw'uko gushaka kwa Nyagasani kwatumye twezwa cyangwa se dutagatifuzwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watanzwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Twima rero twimikanwe mu bugingo n'Umwami Yesu kubwo kwizera impano twahawe. Iyo mpano nta yindi ni ubugingo buhoraho, iyo mpano nta yindi ni ugukiranuka, ni ukwera, ni ubutungane bw'Imana. Niyo mpamvu iyo usomye Abakorinto ba mbere ibice 6 umurongo w'9 uvuga ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Bivuga ngo ntimwishuke. Ariko wagera ku wa 10 ukavuga ngo ariko twaruhagiwe. Ubwo twari tumeze gutyo twaruhagiwe, twarejejwe ndetse twatsindishijwe n'umwuka w'Imana. Uko niko Imana yashatse kutugira abantu bashya, iratwimura idushyira mu bwami bushya. None Bibiliya yavuze ngo nimba igicumuro cy'umwe cyarateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, nako abahawe ubuntu busesekaye n'Imana yo gukiranuka uzarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Dufite rero amahitamo yo kubaho mu bwami bwo gukiranuka cyangwa se mu bwami bw'urupfu. Mu bwami bw'urupfu nta kindi gikora, abantu babaho ari bo bagerageza gukiranuka, bagerageza kubahiriza amategeko. Nyamara Bibiliya yavuze ko mu bwami bw'ubugingo hakoze kumvira k'umwe ari we Yesu Kristo guhesha abantu gukiranuka. Ndetse umurongo wa 20 uravuga ngo amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu abe ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Uko amategeko yiyongera mu bantu niko ibyaha birushaho kugwira, niko birushaho kwiyongera, ariko kandi biravuga ngo nubwo ibyaha byimitswe n'urupfu, ubuntu nibwo Imana ishaka ko bwimikwa ndetse no gukiranuka kukimika ubwo buntu bw'Imana mu buzima bwacu, kugira ngo tube dufite ubugingo buhoraho butavuye mu bikorwa byacu, ahubwo buheshwa n'Umwami Yesu Kristo. Uko niko umuntu ahinduka umuntu mushya uri mu bwami bushya, utagitwarwa
n'umwami wa kera. Rero umukiranutsi atangira ubuzima bwo kubaho yumvira kwizera aho kumvira amategeko, kubera ko kwizera ni itegeko risumba aya mategeko yose. Ni itegeko ritubwira ko turi abantu bejejwe by'iteka ryose. Kwizera niko kuduhamiriza ko turi abakiranutsi batunganye, kandi ni nako kutubeshaho. Iyo umuntu rero amaze kumenya ko yavukiye mu bwami bw'umwijima, aba ashobora no kwimuka akajya mu bwami bwo gukiranuka. Ariko ibyo si umuntu ubikora ku giti cye, ahubwo byose byakozwe na Yesu Kristo. Icyo umuntu akora ni ukubimenya gusa, hanyuma ubutumwa bwiza biri bwita imbaraga ihesha umuntu wese gukiranuka, kuko nibwo bushobora gusunika umuntu bukamukura mu bwami bumwe bumwinjiza mu bundi. Igitabo cy'Abakorinto cy'ibyakozwe n'intumwa, ariho dusoma dusoza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 26. Umurongo wawo wa 18 uravuga ngo kugira ngo bahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahereko babarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kwiyunzanya. Hari umurage w'abizera ari bo bamaze kwakira imbabazi z'ibyaha. Abo ngabo inzira bicamo nta yindi, ni uko binyuze mu ivugabutumwa abantu bahumuka amaso bakamenya ko bari mu bwami bw'umwijima, bari mu bwami bw'urupfu, bakerekera mu mucyo, bakava mu butware bwa Satani bakajya ku Mana. Aho niho basanga ko Imana yatubabariye ibyaha byacu byose, ndetse isezeranya kutazabyuka ukundi, kandi ni naho bakira umurage w'abizera bose. Uwo murage n'izo mpano zose umuntu azakira kuko abashije kugera kuri uku kwizera. Kwizera rero ni ukumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga kandi ukacyemera udashidikanya. Biravuga ngo niko kuduhamiriza ikintu tutareba ko ari ukuri. Ukamenya ngo nimba ijambo ry'Imana rivuga ko twejejwe iteka, ubwo twera iteka. Nubwo tutabibonesha amaso, ariko ni Imana ibivuga, kandi ntabwo Imana ibeshya. Imana ivuga ko ndi umukiranutsi by'iteka ryose, ubwo ndi umukirano. Imana ivuga ko yanyinjije mu bwami bushya, bwami bw'ubugingo, aho nimikanwe na Yesu Kristo. Ntabwo nkiri umuntu uri mu bwami bw'urupfu, ndi umuntu ushobora noneho kubeshwaho no kwizera, kubera ko kera nageragezaga kubeshwaho n'amategeko no kubahiriza amategeko gerageza gukora, ariko ubu ngubu mbeshwaho no kwizera Yesu gusa. Umuririmbyi niwe wavuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka muba mu isi no muba mu ijuru, uretse ko wakwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu yonyine, cyangwa se masa. Kubera ko wamaze kozwa, waratunganijwe, utunganwa n'amaraso kugira ngo wimukire mu bwami bushya, ubwami bw'ubugingo, aho wimikanwa na Yesu Kristo. Niringiye rero ko ubu bwami abantu babusobanukirwa kandi bagahitamo neza
kubera ko abantu iyo baba mu bwami bw'umwijima bagengwa n'ibihe, mu gihe mu bwami bwa Yesu Kristo nta muntu ugengwa n'ibihe, twese twavutse twisanga turi mu gukiranuka kwasohojwe na Yesu Kristo, kandi Yesu yabikoze ibyo tutaranabaho. Niyo mpamvu abantu bamwe bibacanga wenda, ariko abantu dukeneye gusobanukirwa ko mu bwami bw'Imana hatabamo igihe, kubera ko Imana ibyo yakoze bifite agaciro k'iteka. Niyo mpamvu twera by'iteka. Ubwo ni bwo bwami bushya twinjiyemo, n'ubwami butagengwa n'ibihe, wenda uvuga ngo hari ibyahise, hari ibizaba, ahubwo twinjiye mu bugingo buhoraho. Kwimikanwa rero na Yesu Kristo muri ubwo bwami ni umugisha, ariko ni umugisha duheshwa nuko twumvishe ijambo ry'Imana tukaryizera. Niringiye ko rero abantu bakomeza gushishikazwa n'ijambo ry'Imana, kuko nicyo cyonyine ridushyitsa muri ubu bwami, ni naryo ritubesha muri ubu bwami. Dusoreze aha dusenge. Mana yacu, turagushimiye yuko nubwo twavukiye muri iyi si tukavukira mu bwami bw'umwijima, ariko wadushyiriyeho ubwami bw'umwana wawe Yesu Kristo, kugira ngo twe kubaho mu bwami bw'urupfu, aho tubaho mu bwoba, aho tubaho twishidikanyaho, tunashidikanya ku Mana, ahubwo wadushyiriyeho ubwami bushya, ubwami bw'umwana wawe, aho twimikanwa nawe mu bugingo buhoraho, kugira ngo tubeho dutandukanye n'ubwoba, dutandukanye n'ikintu cyose cya kimuntu, ahubwo tubeshweho no kwizera gusa. Komeza rero kutuyobora muri iri jambo ryawe, kugira ngo turusheho gusobanukirwa umutima wawe, ntabwo turi abantu bakwiyumvisha ijambo ryawe, dushobora no kwisobanurira ubwami bw'ubugingo wadushyizemo, ariko uko ugenda uganira n'imitima yacu, ni nako urushaho kuduha guhishurirwa no gutahura iby'ubwami bwawe, iby'urukundo rwawe, kugira ngo tubeho mu munezero. Uyu munsi rero ugiye guhishurirwa birushijeho iby'ubu bwami, kandi duhe kububamo tunezerewe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen.